nkwifurize kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza muri aka kanya. Muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora umuti ku buryo umuntu uwo ari we wese ufite ikintu yakwemereye cyangwa ufite ikintu akwima agomba kukiguha. Cyane cyane abantu bari mu rukundo, ari igihe uba ufite umuntu wakunze wapfiriye ariko ukaba udafite uburyo wamugeraho, ukaba udafite uburyo wamwishyitsaho. Ngiye kukwereka uburyo urakora umuti umuntu wawe uzacya mu gitondo muri inshuti urukundo rugurumana. Ariko uyu muti nkakubwira ngo niba uwo muntu utamukunda ntumukimireho. Si uwo gusa uyu muti ureba, nanone uyu muti nkuzaniye umuntu ufite umuntu wawe ugira icyo akwima, akaba afite akazi kandi yakabaye akaguha, afite amafaranga kandi yakabaye yaguha ariko ntayaguha. Aho ngiye kukwereka umuti kabisa. Imiti mbahereza ni myiza, kandi mbere na mbere nshimira abantu bibuka kugaruka kumbwira bati bya bintu byakoze. Burya ubu ntera courage, ni wowe utuma nongera gukora indi video. Muri bakeya ndetse cyane, ariko ndabashimiye. Iyi video nyikoze ku bwanyu. Babandi bikora bakigendera, babandi byanga ntibaze kumva impamvu byanze, bakagira esprit yo gupinga gusa bakagenda, kuko impamvu yo kwanga yo ishobora kubaho, bishobora kuba pe kubera impamvu runaka. Niyo mpamvu ugaruka ugakonsulta ukambaza utese ko bitakunze kandi nari nabikoze gutya na gutya na gutya, noneho nkagufasha tukareba impamvu. Ntabwo bivuze ngo nibyanga ngo ugendereho, kandi n'uwo byakunze ngo wigendere wigire kumva umunyenga w'imigisha Imana iguha, kubera ko ibi byose, izi video n'iyi miti mbahereza, ni Imana ibibahereza, ntabwo ari ku bwanjye. Nanjye ndasenga nkagira guhishurirwa, kwa guhishurirwa mpabwa n'umwami Imana, akaba ariko mbazanira ahangaha. Muri video ya none rero ndi kugira ngo nkwereke uyu muti uburyo urawukora. Ni uburyo bworoshye cyane. Urasabwa kuba ufite utuntu tune ngiye kubereka. Ikintu cya mbere ni ukuba ufite agapapuro. Aka gapapuro ugashwanyura kuri rwa rupapuro rwitwa duplicata, nibyo byiza kubera ko ruba rutanditseho. Aka kanjye ko nako mwikayi gaciyeho imirongo, ni ukuvuga ngo nta gafite nk'icyitegererezo yo kwereka urupapuro, ariko mu by'ukuri ntabwo ari urwo rupapuro nashakaga kukubwira. Urundi rugomba kuba rutanditseho, rudaciyeho imirongo, ari urupapuro rusukuye. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kuza kuba ufite ni ikaramu ya marikeri. Aka ni akamarikeri gatoya, ariko niyo wagira bya bimarikeri binini, iyi karamu nayo ugomba kuba uyifite. Ikindi kintu ugomba kuba ufite nanone ni ikaramu isanzwe y'umukara. Iriya marikeri igomba kuba ari umukara, ndetse n'iyi igomba kuba ari umukara cyangwa ari ubururu. Nubona yani ifite akabusho k'umutuku ngo ugire ngo ni umutuku, oya, ni ubururu ikaramu. Ahasigaye ukaza kuba ufite igi. Nicyo kintu cya kane. Uyu muti ndagira ngo nkubwire ngo urakora cyane kurenza indi miti yose twakoze. Kuri bariya abantu bakoze iriya miti ya mbere ikagikora bakagira ubwoba, uyu wo urarenze cyane, kuko nukoresha ku bijyanye n'urukundo, umuntu ushaka niwe uzakwisabira ko mubana. Ba bagore bambwira ngo abagabo barabataye, ba bagabo batawe n'abagore, ba bantu mwakundanaga mukaba yari yaravuze ibya mariage, yamara kubivuga ukamuburira irengero. Uyu muti ukoresha. Nyuma y'ibi nkweretse rero ugomba kuba ufite, ndagira ngo mbwire ba bantu b'abasirimu bambwira ngo iwabo nta mbabura zibayo, ngo nta makara, ngo bitekera kuri gaze. Shaka imbabura n'amakara. Imbabura n'amakara ni umuti. Nakwereka hasigaye ukuntu ugiye kubikoresha. Mbere na mbere rero abanza mfate ibikoresho bibiri, ni iyi karamu n'uru rupapuro. Ibi birajyana ukwabyo. Hasigaye iyi marikeri n'irigi nabyo ndakwereka uko birajyana. Nimara gufata uru rupapuro n'iyi marikeri, ndagira gutya nandikeho amazina y'uwo muntu. Wenda ni Pastor Tabibu, ndabyandika inshuro imwe, Pastor Tabibu, inshuro ebyiri, inshuro eshatu. Ni ukuvuga ngo amazina ya wa muntu nyandika inshuro eshatu. Nindangiza kuyandika inshuro eshatu, ndaca agapapuro kamwe kariho amazina, nceho kandi kariho amazina, nceho n'akandi kariho amazina. Mubirebe neza, ntabwo duca mbere. Ni ukuvuga ngo mfite udupapuro dutatu tugiye turiho amazina ya wa muntu ushaka ko mukundana, cyangwa ufite ibindi ukeneyeho. Warangiza utu dupapuro dufite uradufata ukatuzinga wiyerekezaho.
hano hari handitse hari inyuguti urayiherekeza, asigaye ukazingiramo imbere ariko wiyerekezaho. Akambere nkakazinga nkarambika aha, aka kabiri nako nkakazinga, n'aka gatatu nkakazinga niyerekezaho, nerekeza kuri njyewe, ntabwo ari upfa kuzinga, nako ngashyiraho. Nindangiza nzafata ryagi na ya marikeri, si ukugira imeze, nandikeho ya mazina ya wa muntu nzengurutse. Nanditse Pastor Tabib ku murongo wa mbere, muri kubibona, urabona ko hano nyine ni Pastor Tabib ku murongo umwe, njyemo hano hagati naho mbyandike, nongere nandike rya zina. Ubwo hano ni ku murongo wa mbere, yego, hano ni ku wa kabiri, ndafata undi murongo wa gatatu ahagana hepfo. Iki nkaba ndangije kuryandikaho inshuro amazina ye yose, yaba afite amazina 3 urandikaho 3, niba ari 2 urandika 2. Noneho nyine uzengurutse umurongo wa mbere, umurongo wa kabiri, umurongo wa gatatu, nawo wanditseho inshuro 3. Nurangiza ryagi uzarirambika hamwe na twa dupapuro, utirambike ahantu aho imbere yawe. Asigaye nurangiza umaze kubirambikaho, imbaburi zabicanye iriho amakara, ubirambikemo irigi n'utu dupapuro, byake bishyushye, usenge usabe icyo uri gushaka. Niba ari umuntu ushaka ko mukundana, umuvuge mu mazina, umuhamagare, umuvuge, uvuge ibyo umuteganyaho, wature ururimi rwawe ruvuge. Kuvuga bigira umumaro cyane, n'umurozi adafite ururimi ntiyaroga ngo bishoboke. Rurya rurimi ni rwatongeresha. Nawe atura, uvuge, usaba Imana. Niba ari ushaka ko mukundana, niba ari umukunzi wawe wagiye, niba ari umuntu ushaka ko aguha amafaranga, niba ari umuntu ushaka ko aguha akazi, niba ari umuntu kwima ikintu icyo ari cyo cyose umukeneyeho, ryagi ukora ishyuha, ukora ituragurika, na za bwa bupapuro buri gushya, ukomeze uvuge. Wa muntu awari azabura amahoro, abona amahoro gusa ari uko yakugezeho, mwabonanye icyo umushakaho ari uko akiguhaye. Ibi ngibi ku bantu bagiye bambaza ngo mbese ngo bikorwa ngo kuyihe saha, ngo gihe ki. Ibi ngibi ushobora kubikora isaha nziza ni isaha yitwa saa 7 z'amanywa, cyangwa ku isaha y'isa 10 z'amanywa, ariko bidasobanuye ko no ku yindi saha iyo ariyo yose byakora. Ndetse ibintu nk'ibi bikunda gukora nijoro, nanone wabikora ari nijoro ugiye kuryama, warangiza ukiryamira rwose bucya wa muntu awari abura amahoro kugeza aguhamagaye, icyo umusaba akakiguhereza. Niba ari usaba ukukundana, kandi nakubwiye ntuzabikore ku bijyanye n'urukundo ku muntu udakunda, kuko ubu uhindutse umurozi. Wa muntu yazata umutwe, usanga umuntu w'abandi ahora kwirukaho kandi we tutamufiteho gahunda. Bikore urishuwa, uzi neza ibyo uri gukora, ubihagazeho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira akamaro. Igihe rero ugiye gukora ibi bintu, kubera ko ari ibintu bisaba kwizera ko mu mutima, urasabwa rwose kwiyeza nk'uko mpora mbibabwira. Ibintu bitwa ubuhehesi ugatandukana nabyo, ibintu bita ubusinzi ugatandukana nabyo, ukabikora wumva ntacyo uri kwishinja mu mutima wawe, ibintu bizagenda neza. Ariko mujye mwumva n'ikinyarwanda neza. Hari abantu bakunda kumbaza ibintu ngo naryamanye n'umugabo wanjye. Oya, hano ntabwo nkubujije umugabo wawe, ntabwo nkubujije umuntu wawe, ariko guheheta ukumva ibyo ari byo, uguheheta nyine n'ibyo bintu biteye isoni by'urukozasoni. Gusinda murumva ibyo ari byo, ntabwo mvuze ngo nusoma ku nzoga ngo wumve ko igikuba gicitse, ntabwo biba ari ibinini ngo uhaye. Reka ubusinzi, reka ubuhehezi n'ibindi byose bidahesheje Imana icyubahiro. Asigaye hamwe no kwizera mu mutima wawe. Ejo mu gitondo nizeye ko nzabona aperi nk'iz'abantu 10 bari kumbwira bati rwose biragenda neza. Nta kindi mbasabye ngiye nukumbwira ko byagenze neza, icyo gihe muba munteye courage. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagirire neza. Nimero ya telefone niyo ntanga, ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nahawe rwose kubimbaza.